Murakoze nyakubahwa perezida, namwe banyakubahwa abacamanza. Icyo nshaka kubwira urukiko nuko nabaye honete mu buryo bushoboka bwose, ngaragaza uruhare rwanjye mu byabaye byose nta guca ku ruhande, ngaragaza n'uruhare rw'abandi mu bo twakoranaga, kandi nemera kuryozwa ibyaha byakozwe n'abasirikare ba FRN mu gihe amategeko ariko abiteganya, simpakana kubiryozwa. Ibyanjye nakoze ku giti cyanjye, ibyo tutaroma ndabyemera, n'ibyo byabakozwe n'abasirikare ba FRN kuko nari umuyobozi, mwemera kubiryozwa mu gihe fagite zose zigaragaza yuko uruhare rwanjye mu byabaye. Nk'uko avoka yabivuze, abashinjacyaha nibo bahinduye inyito. Mbere numvaga complicity, ubufatanyacyaha, numva ko habayemo ubufatanyacyaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko nabisobanurira urukiko, ariko bahinduye inyito babigira gatozi. Ibyo by'inyito z'ibyaha simbitindaho, nge nahaye urukiko refe, nk'uko bavuga ngo donne-moi refe, je te donnerai le droit. Nahaye urukiko uruhare rwanjye mu byabaye rwo byose, karifikasiyo n'ibihano, ibyo mbihariye ubushishozi bw'urukiko. Havuga rero nti mu gusoza, nyakubahwa perezida, namwe banyakubahwa abacamanza, nagira ngo mbashimire ko mwubahirije uburenganzira bwanjye bwo kwiregura muri uru rubanza. Ni nayo mpamvu ntafite gushidikanya ko nzahabwa ubutabera, kuko kuva urubanza rwatangira mu mwaka wa 2019 kugeza uno munsi, mwagaragaje kutabogama, mukabaza uruhande rw'abashinjacyaha, natwe mukatubaza ibibazo, bikagaragaza ko byanga byakunda twizeye ko muzaduha ubutabera. Nkaba rero nanone ngira ngo ufate uyu mwanya nashimire n'abayobozi ba gereza RCS, kuko nabo mu gihe tumaranye mfunzwe bubahirije uburenganzira bwanjye, nta kintu na gito nigeze mpungabanywaho. Kandi nanone nk'uko nagiye mbigaruka mu maburanisha atandukanye, nongeye guhagarara imbere yanyu saba imbabazi ku bw'ibyaha nakoze. Izi mbabazi ndazisaba umuryango nyarwanda muri rusange, abagizweho ingaruka n'ibikorwa bya FRN, ndetse nkanazisaba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nyakubahwa perezida, banyakubahwa abacamanza, sinasoza ntabasabye ko mu gihe muzaba mwiherereye mwazaca inkoni zamba, mukangabanyiriza ibihano mukurikije honetete nagaragaje kuva mu bugenzacyaha kugeza mu rukiko. Imyaka maze muri gereza yatumye nongera gutekereza ku bibi bw'ibyaha nishoyemo. Kuri njyewe nk'umuntu uhagaze imbere y'ubucamanza, nzi ko ari mwe mufiteho ububasha, ahazaza hanjye mashyize mu biganza byanyu nk'abacamanza. Ku bw'amateka y'iki gihugu cyacu, nemera ko aho kigeze ishingiro ryacyo ari imbabazi. Iyo bitaba ibyo ntituba tugeze aho tugeze. Amasomo nge nigiyemo nuko nta muntu utahinduka muri iki gihugu. Hari abantu benshi bakoze ibikorwa bigayitse, binagize ibyaha, baza kubabarirwa, barongera bagira uruhare mu kubaka igihugu cyacu. Mu bushishozi bwanyu, nanjye ndifuza guhabwa ayo mahirwe mu gihe gikwiye. Ndasoza nongera gusaba imbabazi umukuru w'igihugu, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kubera ibikorwa nakoze,
avuga nti ibyabaye byarabaye ariko haracyari ibyiringiro byo gukora ibyiza. We can't change the past but we can change the future. Murakoze.